sore n'inkumi urubyiruko bareke kugurukana n'ibiguruka biriya bintu kandi bikwereka ko uri buhita uguruka ugahita ukomera ugahita uzamuka ugahita ugira umuntu uhambaye. Reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze we wahisemo gukurikirana ibiganiro bya BTV tukugezaho umunsi ku munsi. Nkibutse gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ukomeze ubane na ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka nkibutse ko dufite website yandika amakuru agiye atandukanye yitwa yabtv.com, nayo yisure kugira ngo ubane natwe. Reka rero duhereze ikaze mu turwa wacu uyu munsi, tumwakira tanya twibwira tubaye ikaze kuri YabTV. Murakoze. Wakongereje kugira tubashe kumva neza. Murakoze. Yego. Nitwa Katushabe Fiona. Tumba amazina araye ngaye. Amazina nayo ngaye. Yamara byumva rero ni Katushabe Fiona turi kumwe uyu munsi ni umutumirwa wacu. Murabona ko umukobwa umeze neza ukeye. Sinzi ari umukobwa ari buze kutwibwira byinshi birambuye kugira ngo abadukwiye babashe kumumenya ko muri ufite isoni. Ufite isoni. Yago twibwire neza nyine birambuye abantu bamenye ngo Fiona turi kumwe ni mu ntoki. Fiona kwivuga kenshi ntabwo bikunze kumira. Kubera numva kwivuga njye ubwanjye bidahagije ko ndabuka nivuze. Se unyongoreye nkabivuga hari icyo bitwaye? Wambwira gake ubundi nkamabwira byinshi kurushaho. Okay, mu buzima busanzwe Fiona ni umuririmbyi. Kandi nicura wari unakiza ahubwo urimo buriyo nicaye hano rero mba ndi kubwira uriya muntu udukurikiye ngomba kumumara amatsiko kugira ngo amenye ngo umutumirwa wacu ni nde, kuko akenshi dutumira umuntu tuzi ariko abadukurikiye bifuza kumenya ngo umuntu twatumiye ninde ni muntu ki. Niyo mpamvu ngomba kukubaza ibintu byinshi kugira ngo uriya muntu wacu amatsiko ari buze gushira. Nayo ko wenda wabimvugiye. Icyiza ni uko wabyivugira byaza kudufasha. Nuwo ngo rero. Wakumira iyo zina Katushabe ngira ngo niryo bwamira nayo nibyumvise. Uri umunyarwanda cyangwa? Ndi umunyarwanda. Katushabe bisobanuye iki? Ni umunyarwanda ni nk'uko nawe wabyara umwana ukamwita izina ry'icyongereza. Katushabe ni icyongereza cyangwa? Oya. Katushabe ni mu rurimi rwa Uganda. Mu buzima busanzwe niho navukiye. Niho ababyeyi baba cyangwa se niho mba. Mba naje inaha mu Rwanda gutembera u Rwanda. Ukuntu busa neza gusa nicyo mba naje kwireba. Ngira ngo wabonye ko u Rwanda ni rwiza, visi Rwanda ikomeze yubahwe, kandi kubasha kukivuga gutya byanga bikunda nawe nibaza ko amamuko cyangwa se inkomoko yawe ishobora kuba ari mu Rwanda, ariyo mpamvu wenda nahakunda cyane. Mu Rwanda ndahakunda cyane kuko ni ururimi rwanjye. Ababyeyi bambyaye ni Abanyarwanda, kandi nabo bakunda kuhankundisha cyane. Niyo mpamvu ururimi rutigeze gutakara, gukora ko twebwe mu rugo bakunze kurutuvugisha cyane, ku buryo niyo uvuze ururimi rwo hanze cyane aba ari ikibazo. Papa ujya kumva ukumva aravuze ati bijye mukuraho ibyo birimi uvuga ururimi rwanyu. Ariko ntabwo ko nizo zaho mutuye nazo muzizi cyangwa se muzivuga neza? Zaho dutuye nazo turazizi. Urumva ko ni byiza mpamvu yo kuvuga rumwe nk'ihene. Yamara byumva rero ni Katushabe turi kuri uyu munsi niwe mutungo wacu kuri YabTV. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina tugiye tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Buryo iyo umuntu akubonye rimwe na rimwe akenshi agira amatsiko avuga se Katushabe ubuzima bwe bumeze gute? Ubuzima. Yego. Ubuzima bwa Katushabe ni bisanzwe uko n'abandi babaho, gusa imibereho iratandukanye. Nibyo tuba tuvuga, buryo usanga turi mu nzira imwe ariko umuntu agenda ahura na byinshi bigiye bitandukanye bituma haza mu itandukaniro kuri njye cyangwa se kuri wowe kimwe n'abandi. Imibereho iratandukanye. Yego. Uvuga ngo Katushabe nibera hanze aho ngaho Uganda mu babyeyi, nibanira n'ababyeyi mu rugo.
ibirenze bindi nkora betse ibyo by'ubuhanzi mva mu rugo ngenda ndirimba nava kuririmba nza njya mu rugo niberaho ubuzima bumeze nk'ubwo kwihisha ariko simba nihishe nkeka ari ukubera ko ariko neza bwo kwihisha ni nko kwihisha no se sinjya ngenda cyane ushobora gusanga wenda ariko uteye ariyo mpamvu nta nubwo ari bibi ngira ngo ubireba ashobora kubona ko Katushari ni umukobwa ubona witonda sinzi niba okay murakoze nanjye niko nisanze niko wisanze nkunda kuvuga ngo niyo ndwara yanjye amese katari mbi siyo kukwica iyo ngiyo nta kibazo ukomeza wibandira nawe niko nabyita kuko biri ngoma kuvuga uravuga nko kuterurwa nyina rutera ndibaza sinzi niba hari ikindi wakongera kuri icyo ngicyo burya iyo umuntu avuze ubuzima muri rusange ubuzima buhera hasi kandi urakubwira ati navukiye aha gutya na gutya nkurira aha ngaha wenda nicyo nashaka kuganishaho Katushari rero navukiye Uganda mvuka ndi kumwe n'ababyeyi banjye hanyuma mvuka ndi umwana w'umukobwa nk'uko mubibona n'ubundi mu rugo turi abana bane kandi b'abakobwa ubwo muri ubwo buzima ushobora kuza kuvuga ngo ntabwo bwagenze neza cyane bitewe n'utumpamvu tugiye dutandukanye utumpamvu navuga ngo Katushari igihe cyaje kugera bankura impande y'ababyeyi bagukura impande y'ababyeyi njya kubana n'umukecuru ubyara mama nawe atuye Uganda atuye hano mu Rwanda niyo mpamvu nzi ikinyarwanda cyane nuko nabaye hano icyo gihe rero mbana n'uwo mukecuru yari afite ikibazo cy'imibereho itari myiza kandi urumva njye nari mvuye Uganda narabayeho neza ubuzima bwari bwiza winywera amata ubundi urasa n'uwanyoye inka niko mu Rwanda tubivuga ariko nawe ni mukansetse naraje rero ugeze kuri uwo mukecuru ubuzima burahinduka ubona ko nyine nayo defarensi ibintu birakomera imibereho yo kubaho mu cyaro duhinga bimbera wabaga mu kahe gace ni muri Kayonza ariko nyine ni ahantu inyuma cyane ariko nabo ntibyatewe byatewe n'imibereho nabo bari barisanzemo bamaze guhunguka barahungutse nabo ubuzima bubafata nabi bituma nabo basubira hasi rero bamaze gusubira hasi nanjye ndaza nsanga ari uko babayeho nanjye mvana nabo gutyo tujya guhingira ibiryo tukajya guhinga kugira ngo tubone icyo kurya ubwo aho tugeze tugahinga batugirira impuhwe bakaduha nk'iby'abantu nibura nka babiri ahubwo hari n'aho twageraga bakavuga turiya mwana ntabwo azi guhinga umukecuru turaguha iby'umuntu umwe bakaduha iby'umuntu umwe ari nabyo mwakoze muri babiri bakavuga ngo simbizi neza kandi nari nzi guhinga ntutubeshye ko urasa n'umuntu wahinze guhinga njyewe ndabizi reka dukomeze icyo gihe urumva kuba nari ndi ku rwego rwo gukorera amafaranga narakoraga we niba turi ibanga wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe mfite mu myaka 8 umwana w'imyaka 8 ntabwo ari uguhingira amafaranga rwose aho ngaho igihe twahingaga twaherekeje mu rugo yashyira isuka hasi ukayiterura nawe ukagenda ugahinga ariko nibaza ko umuntu aba ataragira imbaraga se cyangwa ataragira ubushobozi bwo kuba yakora imirimo nk'iyo ngiyo nyine kuko utari uhari kandi nyine nta muntu turi kumwe hano icyo gihe wambonye nibura ngafashe kubikubwira ariko wenda basi iyo tugira nka mukecuru cyangwa undi muntu hano yari kubikwemeza
yego n'undi mubyeyi wanjye uwo ari we wese yaba papa yaba mama amakuru barayafite ko mbizi. Yego niyo mpamvu nakomeje gukura mbirwanya kuko byaramvunye. ntiturwanya guhinga tuzarya iki? Okay, ntago njyewe sindi kubirwanya ngo n'abandi babireke. Ariko ku giti cyawe? Njye ku giti cyanjye imbaraga zanjye n'iziriya narekereye hariya. Zahinga ibindi by'isuka yo mu murima oya. Ni ugukoresha imashini. Katushabe igihe cyarageze Imana igenda ihindura amateka. Umubyeyi yanumyeho amaze kumva ubuzima ndimo butanyoroheye, yanumyeho ankura hano ansubiza Uganda mu rugo. Sa n'uwongera ijwi? Yego. Narongeye nsanga ababyeyi ndongera nonga ku ibere. Ubuzima burahindukamo, ahasigaye ngira amahoro kugeza n'isaha ndacyari impande y'ababyeyi. Hari ibindi nyine bibi cyane nagiye nyuramo bitandukanye, ariko mba numva igihe cyanjye kitari iki kugira ngo mbivuge. Ntabwo ndatoboka, umunsi natobotse zaba ari nk'isoko. Biriya bintu biraruhura, burya iyo ufite ikintu kikuvuna, burya iyo mu kintu ntabwo nakivuga, burya ari umutwaro umuntu yikoreye. Iyo agize umugisha icyo gihe kikagera ukabisohora ukabivuga, burya ahantu bivuye wumva hari ukuntu bigenze neza. biriya bintu byanjye ndamutse mbivuze hari amahirwe ashobora kubura bitewe n'uwo muntu. Niba ari ibishobora kubaza umuntu amahirwe, burya reka tujye tubireka, ubundi twivugira ibindi bitagira icyo bitwara, tuganire n'Abanyarwanda mu buzima bugiye butandukanye, ariko ibiri private cyane ariko nta kibazo tujye tubireka. Hanyuma Katushabe batubwiye ko uri umuhanzi, sinzi niba wenda uri buze kubasha kuturirimbira ngo twumve inganzo cyangwa se twumve injyana uririmbamo, ubundi tubone kwinjira kuri muzika yawe. Indirimbo cyane cyane ni indirimbo yitwa Ndaririmbira Uwiteka. Iravuga ngo akanwa kanjye kuzuye amashimwe, Uwiteka we ndaguhimbaje. Iyi ndirimbo ndayigutuye, uyumve mwami ni yawe. Arakoze cyane, ngira ngo numva ko Katushabe ni umuririmbyi mwiza, ni umuhanzi mwiza. Nabonereho ubabwire platform ushobora gusanga indirimbo zawe. Hari ushaka kugukunda none akavuga ati ariko uyu muntu nkeneye kujya nkurikira ibihangano byiwe. Yajya bisanga kuri channel yitwa Katushabe Fiona. Abantu benshi iryo zina Katushabe rikunze kubagora. Katushabe Fiona akaryandika mu Cyongereza, tangiza na P na H. Wabyumva rero, wakunze uyu muvandimwe mu bihangano bye no gukurikirana ibihangano agenda atugezaho, ashobora guca kuri YouTube channel yiwe ubundi akaba yabikurikira. Burya iyo umuntu ajya kuririmba hari ukuntu rimwe na rimwe ushobora gusanga ari impano yo mu muryango, cyangwa se ukavugira impamvu ishobora gutuma ugira inspiration avuga ati reka ndirimbe. Narimo nkubwira ngo inganzo yawe wowe ku giti cyawe cyangwa se inspiration wayikuye kuki? Ni impano yo mu muryango cyangwa se ufite impamvu yo guteye ko waririmba? Nanjye nabyisanzemo. Bino bintu ni Imana iba iri mu muntu. Mu muryango wanjye cyokora afitemo bro wanjye, musaza wanjye, ariko we nyine ntago arabishyira hanze, arabikorera aho ngaho gusa, ariko impano yo irahari mu muryango. Winjiye muri muzika gute kugira ngo ugere kuri uvuga ngo mbaye umuhanzi, wenda niba nabita mpuzamahanga, niba ariko ni mpuzamahanga, niba uyu munsi turi mu Rwanda tuzi muzika yawe, Uganda aho turi nibaza ko hari ukuntu bamaze kuyimenya, urumva ko wabigize international. Ntabwo sinavuga ngo wenda n'undi wamfashije cyangwa se ngo ni njye, byose ndabikesha Imana. Ibi bintu
natangiye nandika indirimbo ndi umwana w'imyaka 13 ajya nandika indirimbo umva no mu rugo bananseka akajya banseka ubwo ni wasaze ubwo wandika iki ngewe nkajya mbwira mu rugo ni ngewe kandi nzaba umuhanzi ngewe byange bikunde mu nzozi mfite ngomba kuzaba umuhanzi ubwo bakampinga tereka ese waba umuhanzi biturutse kuki mbega bumvaga ngira ngo ari nk'ikintu kitabaho ikintu kidashoboka hari ikintu bitewe n'ingira ngo n'uburyo babonaga ndi umuntu utabishobora ariko nyine igihe cy'Imana iyo cyageze irasohoza nanjye nagiye kubisohora hanze mbibwira abavyeyi barabyanga baravuga ati ibyo ngibyo ntago ibyo ngibyo ari byo byakugeze imbere heza ntago ari byo byatuma umuntu ukomeye numva barimo baransubiza inyuma mu byifuzo mfite numva bari kunsubiza inyuma cyane ndavuga rero ibi bintu ngiye kubyikorera ngiye ubwanjye kuko n'ubundi abo ndi kwigisha inama ntabwo bari kunyuma umva rero ikintu nakoze narahagurutse njya gushaka amafaranga njya gukorera amafaranga nakoreye amafaranga ahantu bita Mbarara Uganda Mbarara ahantu bita ku Mahembe Gente ku Mahembe Gente ako kavereji niko kitwa nkora ku iduka ry'umuntu akajya nyishyura amafaranga maye ku kwezi sinyisigemo amavuta sinyaguremo umwenda sinyaguremo ikindi kintu uziko na soda nanywagamo nkayaterura yose uko yakabaye nkayashyira umuproducer namubwira ni nzanye indirimbo ahubwo nagiye ngiramo amahirwe nkajya ndirimba umuproducer akambwira ati wewe niyo uri kuririmba ntabwo ugorana urarekodinga mu minota 30 ikaba birarangiye nta kibazo ujya uzana indirimbo ebyiri ubwa mbere naragiye ndaririmba indirimbo imwe ahita anyongeza iyindi urumva ni ubushake bw'Imana baba buri gukora ndagenda ngenda inshuro ya kabiri ngiye kuririmba ngenda mfite n'amafaranga make ndaririmba imwe arambwira ati se ndeba bisunasoza bimeze bite atizana iyindi ubwo se waga wayitwaje naye wari waranditse ufite bagage ihagije cyangwa muri studio ishobora guhita iza ukavuga ati naho muri studio nshobora guhita ndirimba ntabwo wabona iyo chance ngo utambuke nuko nguko byagenze mu mwaka umwe nahise ngeze indirimbo 10 mu mwaka umwe ubu ni 2000 na kangahe 2020 nibwo watangiye kariyeri solo kuri wowe indirimbo zo zari zanditse igitabo cyaruzuye narujuje noneho rero ngewe icyo gihe byari muri covid igihe cyaje kugera muri iyo covid ahubwo nza gutumirwa ndagenda ngira ubutumire we nk'umuhanzi naratumiwe hahandi aho nanjye nirebaga nkibura kavuga ati bya bintu byaje gucamo umugani w'abantu noneho aho ngeze mbega bakampesha umugisha cyane nanjye wa mugisha ukanyomaho mpaka nkagera mu rugo naje kujya ahantu kuririmba mu giterane ahantu ndaririmba ntashye baramburesinga bampa amafaranga barambwira ati aya ngaya yagufasha nk'umuntu rwose watutaramiye neza bikagenda neza ya mafaranga nyashyize mu magande mbona abayemo menshi mpita nkora video muri uwo mwaka sebo muri uwo mwaka mpita nkora video yego nyabo niko bavuga harya je bareko kare sebo nahise nkora video indirimbo yitwa Komera ijya hanze ubwo muri iyo minsi abantu batangira kuvuga ngo nagiye kuzimu niko batangiye kuvuga abantu harimo n'abahanzi bagenzi banjye ngo wagiye kuzimu cyane kubera iki kubera ko wari urimo urakora ibintu vuba indirimbo 10 mu mwaka umwe video mu mwaka umwe abantu baribaza ati ibintu ni ibiki
ati ntabwo bibaho uyu mwana dufite utundi tuntu ari gukoresha kandi ntibamenye ko nyine ari igihe cy'Imana, ni za nzira z'Imana haba hageze ngo nawe bikugereho. Igihe cy'Imana iyo kigeze irakora. Mu rugo rero baje kwikanga narabaye umuhanzi, ubwabo indirimbo bazumvishe nazo bagejejeho ati isi runakara ati se ati umukobwa yabaye umuhanzi ryari, ariko babazaga ababyeyi banjye, ababyeyi ati se gute, ati vaye mu kwereke mu rugo nibwo bamamagaye ati ariko shati wabaye umuhanzi ryari sa ate ubwo urumva baje kwemera ko icyo umuntu Imana yamuteyemo kiramera kikaba nk'umuzi mpaka kigatohera muri we, kandi igihe kikagera wa muzi ukera cya giti kikera imbuto kiba cyarakumezemo. Imbuto rero ni reka tukwifuze gukomeza gutera imbere, imbuto zibe nyinshi zigere no kuri benshi. Urabona ko natwe twatangiye kuzibona, niba utangiye gutyo ukaba waje, reka twizere ko natwe turi buze kutubera umugisha kugira ngo ibintu byawe bibashe no kugera kure hashoboka. Tunabwira abakunzi bacu bajye kuri Katushabe Fiona kuri YouTube barebe indirimbo zawe, nabo ni umusanzu wawe wari buze kuba baguhaye kugira ngo ukomeze kumenyekana no gutera imbere. Ngira ngo yari kuri muzika yawe, ariko burya ibintu byose hari ikintu isomo bisigira umuntu cyane. Urwo rugendo rwawe rwa muzika mu nzira igoye kugeza uyu munsi, isomo byagusigiye cyangwa byakubatseho iki? Byansigiye isomo, bino bintu nubwo tubikora mvuga nshyiramo n'abandi bahanzi bagenzi banjye ko si njye njyenyine. Yego, ibi bintu turabisangiye, ibintu ngiye kuvuga turabisangiye. Bino bintu bisaba ubwenge kandi bisaba gusenga, cyane cyane kuba ari gospel bisaba gusenga Imana, bisaba kwitonda no kwitwararika kugira ngo urinde rwa rubuto rukurimo rutangirika. yego, kuko n'umuhinzi yahinze inyanya kugira ngo zere neza agomba gushaka umuti, arazibungabunga muri make, akazirinda. Natwe dufite kurinda imbuto zatujemo twirirwa dutera mu bandi, tubiba mu bandi, dufite kuzirinda. Niryo somo, iri somo rimesha kwirinda cyane kugira ngo urubuto rundimo rutangirika. Nicyo kintu nizemo, ko ndamutse ndangaye gato rwakangirika, kandi ryakangirika ugasanga bibaye imfabusa, kandi naba n'abaruhuye ubusa nanone. Imbogamizi wowe warahuye nazo muri uru rugendo rwa muzika, ubwo dushaka no kwinspira abandi, ari nk'umwana uvuga ati ibi ndashaka kubikora, ndashaka kubyinjiramo, ndashaka kugera gute, ariko ugasanga biba byiza yamenye imbogamizi zishobora kuba izi ngizi. Nkawe experience ufite? Reka mbivugeho, ariko abo bantu nimba bavuga baze kumbabarira kandi baze kwihana. Wenda ntuze kumentioninga amazina, ariko utubwire urugendo. Igihe kimwe, yego, areba ndi umukobwa kera kabaye, kandi mvugira Ikinyarwanda neza. Nari ndiyo ngenda aho ngaho Uganda, pasiteri w'umunyarwanda arampamagara ati ndashaka kugutumira, ati tariki iyi y'ukwezi n'uku uzaza uririmba. Numva nyine kubera ari umuhamagaro wanjye, numva ni ibintu binejeje cyane. Nditegura, negura indirimbo, nshyira ku rutonde, ndarepeta, ikintu cyose nshyira kuri gahunda. Igihe kigeze ngenda, ngezeyo pasiteri turaririmba, turabwiriza, ibintu bigenda neza, abantu barihana, igiterane nyine biragaragara ko cyagenze neza cyane. Birangiye ndataha nk'ibisanzwe. Igihe ngeze mu rugo ari nko ku mugoroba nka saa moya, wa mupasiteri arongera arantelefone ati ndagushaka, ese uri he? Ati ndaha hafi hano mu mujyi. Ati nayo ari Imbarara cyangwa Intangara? Imbarara. Yaje Imbarara. N'ubundi niho twari turi.
okay. ariko nyine yari yaje mu mujyi Mbarara hagati, ati nyine ati vayo tuganire. Tumva nk'umukozi w'Imana ntamwizeraga. Yego. Namubajije se shaka tuganire iki? Ati hari ibintu nkeneye ko tuganiraho kandi byagirira akamaro ubuzima bwawe we Fiona. Yego. Numva ni ibintu binejeje kumva umuntu yicara agatekereza akavuga ati Katushabe Fiona mfite kuba namuganiriza kuri izi mpamvu kugira ngo atere imbere mu buzima bwe. Numvisha ari ikintu cy'agaciro. Nanjye nagize vuba ngira amatsiko ndirukanka ndagenda njya kumureba, anyicaza ahantu mu gahoteli, turaganira dufata agafanta, turimo tuganira arambwira ati rero ati ndi kubona ibyo nshaka ko tuvugana ari bukunde ko tubivugira hano. Ati ni ibintu bikomeye cyane. Ati ngo vuba agafanta twurire moto mwereka aho tujya. Turasoza kunywa, tugeze hanze arambwira ati rero kugira ngo n'ubundi turire moto tujye ku modoka tugenda. Kurira imodoka ye yiwe bwite, arantwara turagenda tugeze ahantu kubona mbona ahantu hari igipangu, vuga ati si igipangu. Turaparika tuvamo, ngibwo ndahareba arabwira abantu ati mukingure, barakingura, arinjira, njye nguma hanze. Arinjira aragenda avugana n'abasekirite baho ngaho, yavuganye nabo umwanya munini ndayoberwa. Abanumyeho uwo musekirite ngo nazambwire ninjire. Wowe wasigaye mu modoka cyangwa uhagaze hanze mu gipangu? Uhagaze hanze gusa ku gipangu. Yego. Wa musekirite yaraje arampamagara ati umuntu mwazanye aravuze ngo aragushaka. Ndagenda. So ninjiye gutya bigeraho njya kubona mbona imiryango yose. Njya kubona mbona imiryango yose ni ya yindi ntashobora kwinjiramo. Ubwo ni mu maroje? Amaroje. Yego. Urase karabaye. Ndahagarara baramuhamagara araza. No uwo muntu yaraje arambwira ngo baravuze ngo genda. Ndavuga ni ntibishoboka. Ntibishoboka ko ngenda. Mubwire de face abanza aze hano. Ndashaka kumubaza. Yaraje yarabanje abwira uwo muntu ngo genda umubwire ariko ngo aze yinjire, ngo aranga kuza se ngo habaye iki, ngo naze ambwire ngo icyo ushaka kumbwira ngo abimbwire. Umusekreteri yahagorewe. Ndamusubizayo, nanjye ndavuze ngo genda umubwire aze hano. Arinda aguma numaho kubera iki? Nanjye mubwira abanza aze, naze mubaze. Mukiri aho ngaho yaraje arambwira ngo kuri iki guri kuneza abantu ngo kukitarimo uremera kwinjira hano ubona ni nanjye, ariko ndashaka kubaza ikibazo. Ni ahantu ushaka ko twinjira, ubundi uko ubizi hakorerwa iki? Aha hantu nzanye hakorerwa iki? Nk'umuntu w'umukozi w'Imana, urabyumva, ntabwo ari pasiteri, si mwarimu, si iki, si umuvugabutumwa wundi, ni bishop. Ni bishop. Abimbwiye gutyo arabyumva ibyo ndi kumubwira, nkamubwira na aha hantu sinahinjira, niba wowe uhinjira agenda wenyine, ngenda atashye. Ngo nyine ngo hari ibintu nashaka ko tuvuganaho, ngo niyo mpamvu nashaka ko twinjiramo hariya akaba ariho tuganirira. Ni ntabwo bishoboka ko tuganira hari ahantu, kuko akenshi uhinjiye aba agiye gukora ibyaha. Twari kuganirira iwawe cyangwa se ukaza mu rugo. Tujye twihesha agaciro, ariko umubwira tumenye abo turi bo. Nta hantu ntibakubona uhinjiye, naho waba ugiye gukora ibyiza urahasiga izina ribi. Umuntu aranyumva, ageze aho abimbwirira aho duhagaze. Ubwo urumva ndi umuririmbyi wa gospel,
nawe ni bishop niwe wakabaye anyobora akanyigisha ati dukora ibi tureke ibi tugira ibi ariko ndagira ngo nsubize ikibazo warumbajije birumvikana ni ibintu ngenda mpura nabyo muri uyu murimo hatabaye kwitonda byarangira rwa rubuto rwangiritse izo nizo mbogamizi muramura nazo yakubwiraga iki icyo gihe yakubwiye iki yarabanje arambwira ngo hari ibintu yashakaga ngo hari umuti ngo yari afite bashaka kunyigisha uburyo nawukoresha umuti yashakaga kunyigisha uburyo nawukoresha nkakundwa ahantu hose najya ndirimba nkajya nkundwa cyane najya ahantu hose ngiye nkagira feva ikomeye cyane ngo uwo muti uzanyongera imbaraga ngo no kwereka umuntu nkamubona wese ibyo byose nkabyerekwa umenyere ikibi n'ikiza umubishopu yambere umubishopu arambwira tutagira ngo hari iyindi mpamvu nta yindi mpamvu twebwe tubwiriza abantu tukerekwa tukabona iby'imbere cyane ni ukubera ako kabanga ati ngewe na madamu wanjye buriya akazi kameze neza kubera uwo muti nanjye ntabwo namuciye amazi narabanje ndamwumva none se ni buriya uwo muti umuntu yawufata ate kugira ngo nyine nanjye mukoreshe byagenda gutya ati ndawuguha ujye uwugendana nyine ariko mbere y'uko ugenda ukajya ubanza ukawisiga n'ibiki ngo hari n'uwo baguha ngo umeze nka parufe ukawitera mu myenda ubundi wajya uhagaze imbere y'abantu ubundi ahasigaye imbaraga zigakora ibintu bikikora arambwira ati rero ati icyo nicyo nashakaga kuguha ubundi ahasigaye umurimo wakagenda neza namubwira no noneho ntabwo nsuzuguye ubufasha bwawe ibyo bintu nabanje kubitekerezaho neza ngo ndyemeze ubwanjye nshobora kubikora nabitekerejeho neza nkangiza nkazicuza ahubwo reka nahe iwawe ndahazi nzaza ubwanjye uwume mu ibanga namaze kubyemeza nyine nabiyigishijemo kandi naramubeshyaga nagira ngo mbone uko nivira aho ngaho twamaze kubyemeza gutyo ndasohoka ndagenda nawe yifata imodoka yaragenda nyine dutandukana yishimye kandi nanjye nishimye numva ko ibintu yumva ko nyine ibintu byanze bikunze bizakunda kuko yararebaga akabona ndi umuntu ushaka kuvuga Imana cyane avuga ati uyu muntu namuteze ibi bintu ntabwo byakunda nageze mu rugo rero mpita nsiba nomero ye ndayisiba n'ahantu hose ndavuga ni shwi urumva nasi urumva atari imbogamizi ikomeye ibi bintu narenze ko wenda biba mu baririmba indirimbo zitari za gospel ariko biratangaje niba no mu bakozi b'Imana hashobora kuba hari nk'abizera izo mbaraga zitari iz'Imana ariko nabyita kuko biragoye ko umuntu yakumva ko hari umuti bisiga mu gihe arimo aravuga Imana sinzi wenda ni mubara nabyo mubizi kuturusha aya ntabwo ari ukuvuga ngo tubana nabyo ahubwo duhura nabyo ahubwo tukanga kubana nabyo kwa umusore nari navuze nabi akenshi rero ababirwanya ntabwo akenshi bakunze kwemerwa kuko bajya bavuga ngo ukuri akenshi kugira ngo kuzemerwe biragora rero abahanzi benshi muba mubona mukabona ntago bafite kuzamuka cyane bihambaye ni abantu baba bakunze gukoresha ukuri si abahanzi bonyine abatazamuka n'abakoresha ukuri yego wowe uzabirebe sinzabibwirwa nzi ko bazamuka babizi abashoboye nyine kuririmba babizi oya
ibi bintu nta muhanga wabyo kumva ngo runaka ngazi kuririmba cyane ngararenze ngo iki n'ibiki ibyo nta muhanga wabyo batazakubera ibanga ni wa muti oya nanone uraza kunyumva nabi buriya uri buze kunyumva nabi n'abantu bambabare batanyumva nabi kuzamuka k'umuntu ni favor y'Imana sibyo hari ababihabwa na favor y'Imana hari n'abandi babihabwa n'izo mbaraga zindi ntabwo twese tuba twarabihawe n'Imana hari n'abandi babihabwa n'iyo miti n'ibitsindagasani ariko hatagira unyumva nabi ngo uriya mukobwa ngo yavuze ngo bazamurwe n'imiti no birumvikana yahagira ngo wenda ni yawe TV turimo turaganira na Katushabe Fiona umuhanzi guturuka Uganda uririmba gospel ngira ngo indirimbo zo guhimbaza Imana izo zari imbogamizi ariko suretse izo mbogamizi noneho imbuto umaze gusarura muri muzika yawe kugeza uyu mwanya zihagaze gute? Icyo nashimira Imana cyane cyane kubyerekanye n'umusaruro nungutse abantu kandi nagiye nunguka abantu bamwe b'ingenzi bakenerwa cyane mu buzima ari igihe waza kumbaza ngo ni bantu ki ngo ni iki ariko no umuntu wese uje muri wowe mu buzima bwawe aba afite impamvu aje abo bantu rero narabungutse barahari harimo abangira inama harimo abavuga ubutumwa bambwiriza ijambo ry'Imana abo ndabafite kandi bazanwe n'icyo kintu Imana yarakoze wenda twihuta mbere ko tugana ku musozo harya usenya muri hetorero Uganda hari itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church iryo nsengeramo niyo watangiriyemo cyangwa natangiriye mu rindi ryitwa Rehoboth Pentecost amakuru mfite nagiye mbona mu binyamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uganda wigeze ko wahagarikwa mu rusengero ariko ngo guhagarikwa cyane ukwirukana mu Rwanda tugita kumwe n'umuceri ndawumernye ndagira ngo icyo kintu gikomu mutubwire byatewe n'iki se byagenze bite? Rero akenshi umwana acibwa mu rugo bitewe n'amakosa atagendaniyeho no mu rugo wenda uvuga ngo itorero ni ababyeyi nabo itorero ni umubyeyi rero nagiye uzi ko nabyita ndumva navuga ngo ni amakosa kuri bo kuko ibyo babaga bashaka sinabikoze bituma rero bavuga ati reka uyu nguyu tumukubita akanyafu abe yigiyeyo kugira ngo n'undi nabibona najya kubikora azibuke ati uriya baramuhagaritse ati nanjye nibeshya nkatambuka baramuhagarika hari bakoze iki natangiriye muri Rehoboth Pentecost indirimba naragiye nsohora indirimbo ariko mbere yuko nsohora naririmbaga muri korali nabanje kuzamura mu korali ariko sinjye wayazamuraga Kristo wankoreshaga ndigisha korali ziraririmba bigenda neza muri iyo minsi Imana isohoza isezerano ry'ubuhanzi ku giti cyanjye ndagira ndaririmba indirimbo zigeze hanze rero nari nabikubwiye mbere ko natangiye gutumirwa cyane bikomeye hirya no hino bakantumira cyane byarangiye aho ngaho mu itorero bavuze ati ibi bintu ntabwo byumvikana bari bafite itegeko rivuga ngo twebwe nka Rehoboth Pentecost twatandukana dute n'abandi simvuga gutandukana cyane ndavuga imyifatire n'imyitwarire baza kuvuga ati twebwe turashaka niba umuntu avuga ubutumwa cyangwa se ari umuririmbyi akora umurimo w'Imana muri Rehoboth Pentecost honyine ndetse no mu misingi yaryo hirya no hino ariko niyemerewe nko kujya muri Holy Spirit Fire Church bagende ngo aririmbe twebwe ubwacu tutamuhaye uruhushya ibyo birumvikana rero gusaba uruhushya ni kimwe no kugenda warusabye bakarukwima nacyo ni ikindi njye rero nasabaga uruhushya bakarunyima
hari nari maze kuba umuhanzi kandi nari ndi gutumirwa muse amatorero arimo aranumira kubera ko ni umuntu nyine Imana yahagurukije kandi uw'Imana yahagurukije nta wamutangira rero basaga kunangira ngo reka ngo ririmba hano muri korali itorero byonyine asaba uruhushya kwa pasiteri ati reka rekomandasiyo ntabwo nayiguha tishwi nkajya kubaza mwarimu umugisha inama umukobwa wanjye rwose tishwi ibintu biranyobera mpitamo kwigendera ndagenda njya muri indi torero ryari ryaneguriye igiterane ndagenda ndagikora ku bw'inyungu z'Imana kigenda neza kigenze neza rero ngarutse nsanga abamagaritse ati yagiye muri indi torero kandi ntabwo byemewe ku giti cyawe abantu mugira ibyanyu ngo yasohowe ntabwo ari ugusohoka si kugira iki sindanaryanga n'abakunda no guhagarikwa babaye bamagaritse kugira ngo barebe ko nisubiraho ahubwo barabitegereje barabibuze nibyo ngiye kukubaza mureze ku kinyini wiri umwana mu rugo buriya kenshi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa kuki wahisemo kuki inzira zawe niba ariko nabyita simbizi nanjye uyu ni umurimo wa data ndimo kandi njye nkunda kubibwira abantu kenshi ngenda umuririmbyi w'agahato ntabwo ari ubushake ni agahato kankoreramo kakambuza amahoro ibintu bikaguma bimata guhaguruka ngo ngende njye kuririmba ahantu iyo banumiye mpita numva agahato kanjemo ko guhaguruka nkajyayo iyo ngiye rero Rehobote Pentecoste ntabwo ibyemera nyine ubwo wahisemo nawe ati mbaye umwana w'ikirara reka nigendera ku bw'inyungu z'ijuru nabihisemo kuko Imana niyo ifite inyungu kandi igomba kunkoresha kuko niyo yabishatse harakoze cyane ko kuza kuganira natwe burya umuntu iyo amaze kugira femu ingana gutyo hari umuntu ufite abayabwira bakumva iyo urebye wenda nk'imyitwarire y'urubyiruko rw'iki gihe cyangwa se abantu b'iki gihe ku giti cyawe mesaje wabagenera ni iyi nababwira ngo bareke kuguruka n'ibiguruka muri iyi minsi hariho ibintu birimo biraguruka kandi biri kuza bishuka urubyiruko bitwereka ko bose ari byiza natwe tukirukanka tukabisanga nk'ubu ngubu muri iki gihe hasigaye haza nka mbene abo bantu navugaga umuntu akaza akakuganiriza uri umuntu w'umukobwa cyangwa w'umusore ati ngiye mfite umuti naguha wakugezayo ukomera ukahita uba umuntu uhambaye kubera ko ndi urubyiruko kandi nshaka kuba umuntu ukomeye bitewe n'uwo nshaka kubaho ntangiza nkemera bikarangira wemeye akaguhereza iyo miti kandi nyuma ukazicuza iyo miti igira ingaruka ni ibintu bibi kare ni satani bibaho nubwo narabikoresha ngo menye ngo niba ari icyo ariko mbona bibaho cyese sinyabyemera mfite gihamya mfite abantu babikoze koko rwose igihe gito barakundwa reka ibintu birakomera ukajya birwa muri ibyo bitsinda agasa n'ibirwa hanura ngo ndabibonye ngo mbonye ibi bikagukoresha nese ubwo bibaye ari iyo miti bakoresheje byaba ari Imana koko ibikwerete cyangwa ni iyo miti bibikwereka iyo miti baratongerewe amagambo kandi ayo magambo rigana Satani afite imbaraga ayo magambo ibyo bintu bikoreye mu mbaraga za Satani biba biturutse mu mbaraga za Satani bikagukoreramo ntugire ngo niwe mvuze nanjye ntabwo byafata ndakijijwe ndasengeye yewe na manu ntacyo waza utubwira ni muri ubwo buryo nyine bikorera muri uwo muntu wisize iyo miti nari nzi ko bose ari amavuta y'Imana bari kubakoreramo ntabwo nari nzi ko n'ibyo ngibyo nzi ko wenda biba mu abasore n'inkumi urubyiruko bareke kugurukana n'ibiguruka biriya bintu kandi bikwereka ko uri buhita uguruka ugahita ukomera ugahita uzamuka ugahita ugira umuntu uhambaye ukajya utangira kubona ibyo so na nyoko bakugambiriyeho
ukajya utangira kubona ibyo umuntu uturanye wawe akugambiriyeho ugasanga ni ibintu bihora bigushagaraza mu mutwe. Ibi biba biguruka, iyo ugurukanye nabyo rero bikugeza habi. Katusha, reka tugushimire rero, tunakubwire ngo habaye mu rugo umuntu twakiriye wese igihe cyose abikeneye cyangwa igihe tumukeneye, iyo bibaye byiza turabonana, iyo tumukeneye akatwitaba, yadukenera tukamwitaba. Nibaza ko umubano wawe wagenze neza. Rero ni kuri Yawe TV, ni mu rugo. Ngira ngo mbere yo gusoza, burya umuntu yari ahantu nk'aha ngaha aba afite ikiri ku mutima, akavuga ati ikintu kiri ku mutima ndumva nakibwira abankurikiye. Niba ari icyo wumva kiri ku mutima wabwira abadukurikiye, niwo mwanya wawe. Ubundi igihe wumva kirangiye tukavuga ko turi gusoza n'isengesho, wadushyira imbere y'Imana ubundi tugasoza ikiganiro. Murakoze cyane. Nasoza mbwira abantu, umuntu wese wumva ko akeneye amahoro muri ubu buzima bw'iyi si, yakegera Imana agakizwa. Kubera ko nk'uko natangiye mbivuga, ibintu biri kuguruka ni byinshi, kandi umuntu agurukanye nabyo ntaho yazagera, byazarangira bimutaye mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Icyiza rero ni uko wahitamo inzira nziza hakiri kare, kandi inzira itazahomba nta yindi yonyine, ni ugukurikira Umwami Yesu. Nicyo kintu nakifuriza abantu bose badukurikiye ndetse n'abazadukurikira. Murakoze cyane. Reka rero tugushimire, twubwire ngo urakoze kwitabira ubutumwa bwa Yawe TV, urakoze no gutanga inama no kudusangiza urugendo rwe rwa muzika. Nshimira abadukurikiye, mabwire ngo bibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo bakomeze kubana natwe. Basimbukire no kuri YouTube channel ya Katushabe Fiona, nawe bamukurikire. Ubundi nibaza ko ibyo bizaba bihagije, inkunga bazaba bayikugejejeho, umurimo uzaba ushyigikiwe. Ahasigaye dusengera ubundi dusoze. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Mana yacu, tugushimiye uburinzi bwawe Data uhora uturindisha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro iteka ryose. Data, turi imbere y'isi yose Data, dutanga ubutumwa ndetse Mwami tujyana inama. Turagushimira rero kubw'iki kiganiro dukoze. Reka buri muntu wese igitare cyiza kimugereho kandi kimuhindure ubuzima. Ndasengera abarushya n'abaremerewe, abafite intambara n'ibigeragezo, abadafite icyo kurya n'icyo kunywa, abadafite icyo kwambara, bose turabasengeye. Ubashyize imbere yawe kugira ngo ubagire neza kandi ubahindurire ubuzima. Urakoze Yesu. Nsengeye n'abarwayi bari hirya no hino ku isi, reka ubagendere kandi ubakize, ubatabare, ubafashe. Rero byose tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo wanesheje. Amen.